Zipofu ndagusuje gukurikirana Zipofu TV nawe wamaje gukora subscribe ndagushimiye cyane nawe utarayikora unyarukiraho umunsi ukore subscribe tujye tuana mu makuru ndetse n'ibiganiro bageraho buri mwanya hano kuri Zipofu TV. Uyu mwanya rero tugiye kurebera hamwe itangazo urwego ngenzuramikorere rura rwashyize ahagaragara, itangazo rigena ibiciro bishya by'amashanyarazi kuri uyu wa gatatu tariki ya 17 Nzeri 2025. Bikaba ari ibiciro rero bije gusimbura ibiciro byari bimaze imyaka igera muri 5 bikoreshwa. Nkawe rero ufite amashanyarazi mu rugo iwawe uzi ko ukoresha umuriro w'amashanyarazi cyangwa ukaba witeguraga kuba wazaba uwukoresha, yaba ari mu bikorwa byawe bigufitiye akamaro, tuvuge ibikorwa bya business cyangwa se kuba wakoresha mu rugo iwawe, ahangaha urasobanukirwa neza uko ibiciro byashyizweho, uko bihagaze ndetse n'ibyo uzajya ukurikiza mu gihe uzajya uba uri kugura umuriro. Iri tangazo rero kaba batangaje bati urwego ngenzuramikorere rura rwavuguruye ibiciro by'amashanyarazi hagamijwe kujyanisha ikiguzi cyayo n'ibyagendaho ndetse no guhaza isoko ry'abakenera amashanyarazi rikomeje kugenda ryiyongera. Ibiciro by'amashanyarazi byaherukaga kuvugururwa mu 2020 byavuguruwe hashingiwe ku mpinduka zitandukanye mu bukungu ndetse n'ibikorwa biriho ubu bibyara amashanyarazi kugira ngo u Rwanda rusheho kwihaza mu bigendanye n'amashanyarazi. Iby'ingenzi rero wamenya nuko mu rwego rwo gushyigikira ikoreshwa ry'amashanyarazi mu ngo ku rwego rw'ibanze no kugeza amashanyarazi kuri bose, icyiciro cya mbere cy'ingo cyavanywe kuri kilowate 15 gishyirwa kuri kilowate 20 kandi igiciro cyo ntabwo kigeze gihinduka. Tubibutse ko ubundi ingo zari zisanzwe zigura uyu muriro ku giciro cy'amafaranga 89 kuri kilowate imwe. Amashuri, ibitaro n'amavuriro bo bakaba bahawe igiciro cyihariye, naho inganda zo zikaba zahamishijwe ku giciro gisanzwe. Mu itangazo rura yashize hanze yavuze iti amashanyarazi akoreshwa mu nganda akomeje kugenerwa ibiciro byo hasi kandi hakaba hari na gahunda ishyiraho agahimbaza musyi ku bantu bakora akazi kabo mu masaha amashanyarazi akoreshwamo n'abantu bakeya. Byumvikane ko abantu bafite akazi bashobora kuba bari gukoresha amashanyarazi mu gihe baba batari kuyakoresha cyane, abo ngabo nyine ngo bafite agahimbaza musyi bagenerwa. Bakaba bakomeje bavuga kandi ngo amashanyarazi akoreshwa mu rwego rwo korohereza ibigo byita ku mibereho myiza y'abaturage no kubyongerera ubushobozi. Amashuri, ibitaro n'amavuriro byashyiriweho igiciro cyihariye cyorohereza imikorere yabyo. Ikindi bakaba bavuze bati iyi gahunda nshya y'ibiciro ishyigikira ishoramari mu bikorwa remezo ibibungabunga ibidukikije, harimo za sitasiyo zo kongera amashanyarazi mu binyabiziga yakoresha hahandi nyine bya binyabiziga bikoresha imiriro y'amashanyarazi. Aha nibyo bavugaga mu buryo bazajya bashyigikira ari amasitasiyo yongeramo umuriro, byose bijyanye n'intego z'igihugu zo kubungabunga imihindagurikire y'ikirere n'ubukungu. Zipofu.